Reka tubaye ikaze ku nshuti ya Bose TV, ni umuyoboro ubagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru agendanye na gospel. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo atangire atwibwire. Murakoze cyane, amazina nitwa Niyibizi Amos. Umuntu ashaka gusobanukirwa Niyibizi Amos ni muntu ki? Amos Niyibizi ni umugabo ufite abana, urumva ntawe ugira abana tubatse, mfite urugo, mfite umufasha wanjye nkunda cyane n'abana nkunda cyane batanu. Ndumva ari ibyo sinivuze bihagije ha? Yego. Aho ugiye usanga umuntu wenda arakijijwe ntakijijwe, Niyibizi Amos mu gakiza ni muntu ki, cyangwa se mu myemerere ni muntu ki? Njyewe ndi umukristo, ngiziho nanabyiyumvamo. Sindi babandi bita abakristo atari bo, abonye ndi umukristo ndi ubyihamiriza. Turagira ngo dusobanurire uherahe uhamya ko uri umukristo banyawe. Kubera ko mpamya neza ko ibikorwa byanjye n'ibyo ngerageza gukora binyemeza ko ndi umukristo. Turagira ngo bijye muri detail nyine, tubwira ati wenda umukristo nkanjye uko nzi umukristo yagakwiye kubaho muri buno buryo, nanjye mbayeho muri buno buryo. Kuri uyu mukristo navuga ngo ni umuntu utinya icyaha ndetse n'igisa n'icyaha, kandi yagwa mu cyaha cyangwa se yakora icyaha akihutira kukivamo, uwabagiriwe ubuntu namwita umuntu w'umukristo vraiment. Umuntu utinya icyaha agatinya kugikora, yaba anakiguyemo, kuko turi ku isi yuzuye ibyaha. Burya ibyaha nkunda kuvuga ngo ni ibidukikije, kandi ibidukikije tubisikana nabyo umwanya n'umwanya bikandagiramo, ahubwo ugahita ko wihana ukagarukira igihe, kuko Yesu ni umunyembabazi. Urakoze cyane. Ari topic nshaka ko umfasha tukaganiraho kugira ngo abadukurikiranye babashe gusobanukirwa byinshi kuri iyo topic. Uzasanga iyo umusore ageze igihe cyo gushaka umugore, hari byinshi agenderaho, akavuga ati ngiyewe nifuza ko nazana umukobwa ukijijwe. Ubundi umukobwa ukijijwe kuri wowe ni umukobwa umeze gute? Ku giti cyanjye nshobora kuvuga ngo umukobwa ukijijwe ni uwambaye birebire, ni ufite umusatsi uri naturel, ni ufite ubwitonzi, udatukana, w'umunyamico myiza urebye mu muhanda, ariko muri we adakijijwe. Ahubwo navuga ngo yasenga Imana. Uwo musore ushaka uwo mukobwa ukijijwe yasenga Imana, akaba ariyo imuha amahitamo. Amahitamo ni ayahe? Burya bw'Imana ngo Mana, ndashaka ko niba uriya mukobwa dukundanye, niba ubona ko atari uwanjye, bugice bipfe bibaho. Sinzi inzira binyuramo bigapfa bitavuye kuri wowe, bikava kuri uwo nguwo. Niba uzi ko ari umugore wambera, bibeho. Burya byose biva mu kwizera. Ariko ugendeye ngo nzazana umugore ukijijwe, ashobora kwerekana none ko akijijwe ariko aje agahinduka, kuko abantu niko bateye. Yego. Impamvu nari nkubajije iki kibazo ari nayo mpamvu twinjiye muri topic. Abantu benshi bazi ko bari abakobwa bagaragara mu rusengero nkuko babikomojeho, ufite umusatsi uri naturel, wambara imyenda akikwiza, muri make aba afite imico myiza. Tuzi ko akenshi gukizwa tubihuza n'imyitwarire myiza umuntu agira. Iyo myitwarire myiza niyo ituma abasha kwirinda ingeso mbi zatuma ayaha icyo atumvikanaho na mugenzi we. Ibara abantu bafite imyumvire yo kumva ko bari abakobwa bari mu rusengero bitwara uko nkubwiye, bumva ko bakijwe cyangwa se bafite imico myiza, abo bantu bababwira iki? Bira no kwibeshya. Abayibeshya atekereje ko bari abakobwa tubona mu rusengero ari bafite imico myiza, abayibeshya. Kandi atekereje ko bari abakobwa nabo bafite imyitwarire wenda ibonekera mu maso y'abantu ko atari myiza, ari bo babi, nabwo babiyibeshya. Yego. Yasobanukirwa gute? Nakubwiye ngo byose ni ugusenga Imana, akaba ari igufasha muri byose. Kuko amaso y'umuntu, amaso yagushuka rwose. Ushobora kumwita mubi atari mubi, ushobora no kumwita mwiza atari mwiza. Rero Imana kuko ari ituze twese, ntigira yihishwa. Iyo uyisenze ugahita bazwa ibwira ngo ngeneye gushaka umugore, none mfasha rwose, uyiringira gufasha. Uvuze ikintu kiza ngo iragufasha. Ko abantu benshi bafite imyumvire yo kuvuga ati umukobwa wo mu rusengero ashobora kubaka kurenza wa mukobwa mwamenyene ahandi. Ahandi ndi kuvuga
n'andi tuzi ko ngo abakobwa bakora mu kabari cyangwa bajya mu kabari cyane badashobora kubaka ingongo zikomeye cyangwa ngo baba bafite imico itari myiza. Icyo kintu uragihuza gute? buriya umuntu ashobora kujya mu kabari atari ikirara, ahubwo ari amateka y'ubuzima. Ashobora kujya mu kabari ahubwo ari we muntu mwiza wagirirwa ubuntu wahura nawe wabimusaba akabikwemerera mu kubakana mugasazana kandi neza ntihagire n'imico mibi mubona. Ariko waza nuriye ese urakeka ko aya madivorce yose uri kujya ubona mu nkiko ari abavuye mu kabari? Kandi bamwe twashatse bambaye amakanzu maremare, amajipo maremare, imisatsi ari naturelle, n'ujya kure umubare nyamwinshi urasanga ari bo. Wowe ugeze igihe cyo kurambagiza wagendeye ku bihe bintu? Njyewe nabwiye Imana ngo mpa umugore, cyangwa nasabye Imana mbwira Imana ngo mpa umugore uteye gutya. Buri uko umugore wanjye ateye niko namusabye Imana, bitewe n'uko nkunda. Ndavuga ngo ejo nzareba abandi nkabashaka, mpa umugore uteye gutya. Iby'umutima niwo ubireba. Njye nasabye isura Imana kuko niyize umutima, rero uzandemere uzatuma nzagukorera. Nibyo nabwiye Imana, uzambe uzatuma nzagukorera ariko uteye gutya. Ariko byanze bikunze hari ahantu wahisemo uvuga ati nzamenyanira nawe hano hantu. Wumvaga mwamenyanira mu kabari cyangwa wumvaga mwamenyanira mu rusengero? Aho sinarebaga aho tuzahurira, aho nzamubona hose ateye gutyo nagomba kumushaka. Ntarebye ibyo mu kabari, ntarebye mu muhanda, ntarebye mu rusengero, aho nagomba kumusanga hose nagomba kumutwara. Ariko niringiye Imana nyibira ngo urebe uzatuma ngukorera. Niba ubona ko nzagukorera umpa umugore tuzandesha umwanya wo gukorera. Niba ubona ko nzagukorera mpa umutima wanjye wifuza ko yaba ari umufasha wanjye. Bivuze ngo kuri wowe niyo umukura mu kabari nta kibazo bari kugira? Njye kuko niringira Imana, mu bintu byanjye byose niringira Imana. Byose kubura, kuronka, amahirwe, ibibazo byose ndavuga ngo biba byavuye ku Uwiteka. Kuko nzi neza ko nta muntu ufiteho ububasha. Ni ukuvuga ngo n'uwo mugore wanjye nzi neza ko mbere y'uko mbaho Imana yandemeye umugore tuzabana. Sibyo? Yego. Yari ahari. Rero nagomba kumusaba Imana nindi, ariko ku marangamutima yanjye nuko niyumva n'amaraso n'umuvuduko w'amaraso yanjye umubiri wanjye ugenderaho, nagomba kuvuga ngo nshaka umugore usa gutya, uteye gutya. Urumva ku muntu ntibyabura, ariko urebe uzatuma ngukorera. Yego, urebe uzatuma ngukorera. Reka tugaruke mu rusengero. Babantu benshi twibeshya ko bari abakobwa mu rusengero bafite umusatsi uri naturelle, bambara bakikwiza, ari abakobwa n'ubundi bafite imico myiza umutima. Ubundi uriya mukobwa tubona inyuma, uko agaragara inyuma tukumva ko afite n'imico myiza. Ubundi imico myiza yagakwiye kumuranga kugira ngo igendane n'uko agaragara inyuma, yagakwiye kubiyihe? Imico kumuranga nuko agomba kubaha ubabana. Kandi ntabwo uzabimenya cyuri umukobwa akiri hari iwabo, akiri muri korari, akiri mu rusengero, ushobora kutamubona. Kuko imico ya nyayo ashobora kuzayigaragaza nyuma ruko mubanye. Harashobora kwiyobereka akigira marayika, akigira mwiza, nawe wabireba ukabona ni mwiza, ariko hari icyo ari gushaka afite tagiti. Yewe wanamukandagira uvuga ati mbabarira rwose, akigira marayika, ariko ejo wamara kumushaka akakwereka we wese we wanyawe ninde. Dukomeje n'ikiganiro, hari igihe umwana w'umukobwa akurira mu itorero atari we wabigizemo uruhare. Yabigizemo uruhare bitewe naho avuka. Naho avuka ni wa mutegetse ngo jya hariya, ambara gutya, itware gutya, ariko muri we bitamurimo. Uzabibona n'ejo bundi harabona abonye waririmbaga muri korari, amabare nazabyumva, warimbaga muri korari ari umantoneri mwiza, ariko nyuma yaho tuhita bivamo. Uramuzi nawe, uramuzi. Yego, bitewe naho yakuriye. Yego, uwo mukobwa rero urumva uhuye nawe ugeze igihe cyo kuvuga ati igihe kirageze kugira ngo ndebe umuntu nzabana w'akaramata, ukamuyoberaho, nicyagiye n'ubundi jaste, kubera ko ababyeyi bamushyiragaho igitsure ntabwo ari kumwe nabo, bivuze ngo agomba kwitwara uko we ashaka. Erega n'Bibiliya bivuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. Ntabwo ari njyewe umwiba, kuko njyewe nshobora kugendera ku marangamutima yanjye n'ibyo nkunda, ariko ibyo nkunda akaba ari byo noneho byantera umuruhu kurenza iby'Imana yancaguye. Nkuko nanone twari tuvuze kuri point ya mbere, hari igihe nanone umwana w'umukobwa yikaraga mu bibi ku myaka wenda atarakuriye no mu itorero,
ariko yageza muri ya myaka yo gukura akavuga ati se ninde mugabo uzanshaka nitwara gutya, ninde mugabo uzanshaka nirwa nk'inzoga mu kabari, wenda nirwa nkora n'ubusambanyi butandukanye, ati reka nze nkwereke njye ahantu abantu bazagirira icyizere, akaza kwiyoberanya mu rusengero. Urumva uwo muntu nimuhura nawe n'ibindi azasubira n'ubundi hahandi. Ariko hari uwagiye mu kabari ari impamvu z'amateka y'ubuzima, abona nta bundi buhungiro afite, afatirika basi njye gushaka akazi hariya ndebe ko naramuka kabiri. Rero wamusangayo ukamusuzugura, ukajya umusuzugura, ukamufata nk'aho ari umupagani. Buriya njya nkunda kwamaganiza imvugo zo kwita abantu bapagani, njya nkunda no kwamagana imvugo zivuga ko zita abantu babi. Nta muntu mubi ubaho, ahubwo igihe nicyo gihindura umuntu mubi. Nta muntu mubi ubaho, ahubwo igihe gihindura umuntu. Yego, dusoza kino kiganiro kigufi tugiranye, umusore wifuza ugeze muri ya myaka yo kumva yakubaka umuryango yitware gute, cyangwa agendere ku zihe ndangagaciro, cyangwa agendere ku biki mu gihe agiye guhitamo uwo yifuza kubana nawe? Iki gihe bitewe n'uko isi yikaraze biragoye, ariko gusenga niwo musingi. Bwira Imana ngo Mana, igihe kirageze cyo kuba nashingura, mpa umugore ukwiriye, wowe wandemeye mumbi, mbabarira mumbi, sinzi aho tuzahurira ariko mumbi rwose. Imana irabikora. Iyo wayiringega nta kitagufasha kigufashamo, nkeneye kugukorera. Hanyuma nimbona umugore uzantesha umutwe, ntabwo nzagukorera uko bikwiriye. Basi mpa umugore nabasha kwihanganira. Yego. Kandi umukobwa nawe nuko agomba gusaba umusore yabasha kwihanganira, akamusaba Imana. Ntabwo rubonetse wese ngo murashingana urugoya. Ntabwo abantu bose baremewe kubaka. Okay. Urakoze cyane. Dusoza kino kiganiro, mwumvishe byinshi bitandukanye b'abantu bageze igihe cyo kubaka umuryango, bakumva ko bagiye kujya mu rusengero ariho bazakura uwo bifuza kubaka nabo, kuko bafite indangagaciro cyangwa se kirazira bagenderaho. Tubonye ko byose aba ari ukwibeshya. Tubonye ko ahantu hose ushobora kuhakura uwo mwabana ubuzima bwawe bwose. Mu kabari wahakura umukobwa cyane bitewe nuko wasenze Imana, mu kabari wahakura umukobwa mukarwubaka, nkuko wahamukura ntimurwubake bitewe nuko wahisemo nabi cyangwa utamusengeye. Wanamukura mu rusengero nimwubake, cyangwa wahamukura mu rusengero nimukubaka. Bivuze ko ahantu hose ushobora kuhagenda ukahakura umugore. Mushobora no guhura mu nzira ukamuhakura. Yego. Rwose no kuri telefone ushobora kumutelefona mugahuza, mukubaka neza kandi rugakomera. Yego. Okay, ikintu twabashishikarizwa ni ukwicara mugapfukama mugasenga Imana, mukayisaba umugore ubabereye wo mu nzozi uwakubakuru. Yego. Bwira Imana ngo ntinde kubaka umuryango, kandi umuryango uzagukorera ejo hazaza, kuko nanjye nifuza gukorera. None mpumufasha twakubakana urugo uzabukwiriye, uzabunkwiriye, uwo nanjye nzaba nkwiriye, kuko nawe ushobora kuba ugukwiriye ariko utamukwiriye. Yego. Saba Imana rero ngo nawe ubumukwiriye nawe abagukwiriye, mwese mwihanganirane. Dore n'urugo burya bisaba no kwihangana, burya nko bimeze bityo. Ni ukwihangana, umugore akihangana, umugabo akihangana. Okay, reka dusoze kino kiganiro tubasaba gukora like, comment ndetse na subscribe. Umuyoboro nta wundi ni Inshuti ya Bose TV. Murakoze cyane.